ushobora kuba utekereza ko uzi ubwoko bwinshi bw'inyamaswa zaba izo ku butaka cyangwa mu mazi, ariko inyamaswa ngiye kukwereka uno munsi ziratangaje cyane kandi buri bukugore kwiyumvisha ko zibaho. Ku isi hariho ubwoko bwinshi bw'inyamaswa ku buryo inyamaswa zizwi utabariyemo udusimba duto zirenga miliyoni n'ibihumbi 300 zose. Nubwo bimeze bityo ariko buri munsi havumburwa ubundi bwoko bushya bw'inyamaswa, kandi no muri aka kanya uri kureba iyi video ushobora kuyirangiza havumbuwe ubundi. Byagutangaza cyane kumenya ko abantu babashije gutembera 5% gusa by'inyanja zose ziri ku isi. Ubwo rero ntibyakagombye kugutungura kumenya ko hari ubwoko bwinshi bw'inyamaswa zo mu mazi zitazwi kandi zifite imiterere idasanzwe. Reka nkwereke zimwe muri izo nyamaswa, zimwe ziri bugutera ubwoba, izindi zituma useka kubera ko zifite imiterere isekeje cyane. Njye uri kumva ndi Migabo kuri chaîne ya YouTube ya Migabo Updates. Inyamaswa ya mbere yitwa red-ribbed batfish. Iyi fi wayisanga mu birwa bya Galapagos. Nk'uko uyireba ifite iminwa imeze neza nk'iy'umugore wisize rouge bezoin, kandi kubera kugira ubushobozi buke bwo koga mu mazi, iyi fi igira ibice by'umubiri twagereranya n'amaguru. Akenshi iba yibereye mu mazi hasi kandi ikunda kugenda kuruta uko ikunda koga. Ku mwanya wa kabiri tuhasanga goblin shark. Iyi fi yo mu bwoko bwa shark iri mu bwoko bwa Mitsukorindae bumaze imyaka igera kuri miliyoni 125 zose. Goblin ziba mu mazi hasi mu bujyakuzimu bwa metero zirenga 100 zose. Igishobora kugutangaza kurushaho nuko nubwo ifite ubwoba idashobora kurya umuntu kandi idateje akaga. Ku mwanya wa gatatu hari the panda ant, urutozi rutangaje cyane rufite isura imeze nk'iya panda. Izi ntozi ziba mu gihugu cya Chile, zigira ubwoya ku mubiri wazo wose kandi zikunda kurumana cyane. Inyamaswa ya kane tugiye gukomerezaho irasekeje cyane. Nk'uko uyibona, iyi nzoka ifite umutwe ujya kumera nk'igitsina cy'umugabo kandi nta maso igira. Yitwa Atretochoana eiserti, ikaba yibera mu mazi hasi. Nanone Umbonia spinosa ni agasimba gafite imiterere idasanzwe, gateye nk'ikinyugunyugu ariko nanone kakamera nk'igihore cyangwa isazi. Ku mwanya wa gatandatu tuhasanga akanyamaswa kaba mu gihugu cya Madagascar muri Afurika, gafite imiterere imeze nk'ikinyogote ariko kakagira ijwi ridasanzwe. Aka gasimba kitwa Roland Streak-Tenek. Nanone inyoni yitwa hummingbird hawkmoth ni inyoni itangaje cyane, ifite amabara ameze nk'ay'ikinyugunyugu ariko nanone ikagira umunwa usongoye cyane umeze nk'urushinge. Itungwa no kwirira indabo kandi igira ubushobozi buhambaye bwo kwiga amabara. Glaucus atlanticus ni akanyamaswa kaba mu mazi abenshi bakunda kwita blue dragon cyangwa drago y'ubururu. Aka gasimba kagira gaze mu nda yako kandi gakunda kureremba hejuru y'amazi. Ku mwanya wa 9 tuhasanga mantis shrimp, bakunze kwita igihore cyo mu mazi. Si abantu benshi bazi aka kanyamaswa kubera ko gakunda kwibera mu mazi hasi cyane, kishe mu buryo bukomeye. Nanone Venezuelan podomorph ni akanyamaswa gato kari mu bwoko bwa alien looking moth,
kavumbuwe mu mwaka wa 2009 mu gihugu cya Venezuela. Ball Carter, ifi yo muri Papua New Guinea, ifite amenyo ameze neza nk'ay'umuntu. Iyi fi ingome cyane, abarobyi barayitinya bikomeye kubera ukuntu ikunda kwibasira imyanya myibarukiro y'abagabo ikayiruma. Nanone hari izindi nyamaswa ziteye ubwoba nka giant isopod, the bush viper na narwhal baleine ifite igisongo ku izuru ryayo, ikaba imaze imyaka myinshi higwa cyane kubera agaciro gakomeye k'iryo hembe iyo baleine ikoresha yitabara. Uretse izo nyamaswa hari n'izindi zifite imiterere itangaje nka the blue parrot fish, ifite ibara ry'ubururu umubiri wayo wose, the saga antelope, ihene y'ishyamba ifite izuru rimeze nk'imbunda ya rumena amabuye, Indian purple frog, igikeri cyo mu Buhinde gifite umubiri ubyimbye, umutwe muto cyane n'akazuru gato gasongoye. Iki gikeri kimara ibyumweru 2 gusa hejuru y'ubutaka mu mwaka wose, ikindi gihe cyose kikakimara munsi y'ubutaka. Nanone shorebill ni inyoni itangaje ifite umunwa udasanzwe. Ugeze mu mashyamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uhasanga inyamaswa itangaje cyane yitwa okapi. Igituma okapi iba inyamaswa idasanzwe ni imiterere yayo, kuko igice kimwe bimeze nk'imparage, ikindi kamera nka twiga cyangwa se giraffe. Ibyo bituma benshi batavuga rumwe kuki inyamaswa yaba isa nacyo, niba ari imparage cyangwa se twiga, abandi bakavuga ko ari byombi. Nanone mu butayu tuhasanga agaserebanya kitwa thorny dragon, gakunda kwiyoberanya cyane, kakaruma umurizo wako, maze izindi nyamaswa zakataka zikayoborwa umunwa wako aho uri, bityo kakaziruma bikoroheye. Nanone nitwasoza nakweretse ingurube yo mu mazi, yibera mu mazi hasi cyane mu nyanja ya Atlantique, ya Pacific n'iy'Ubuhindi. Sea pig wayisanga muri metero 1000 z'ubujyakuzimu, kandi itungwa no kwirira udusimba two mu cyondo cyo mu nyanja hasi. Nahangaha nsoreje igice cya mbere cy'inyamaswa zitangaje, mubwira gukanda subscribe kugira ngo uzabone ibindi bice nzabagezaho bivuga ku nyamaswa utakeka ko zibaho. Njye wumvaga nari Migabo kuri chaîne ya YouTube ya Migabo Updates.